walipofika ng'ambo wakakuimbia, Yesu wastahili, Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa, Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa. Ulivusha wana wa Israeli bahari ya Shamu, wastahili, walipofika ng'ambo wakakuimbia, Yesu wastahili, Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa, Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa.
dukomeze gushimira mwe mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN, by'umwihariko mwe muri gukurikirana iki kiganiro cya Ihimbaza, aho turi kumwe na korali yitwa Israel. Ni korali iri uburengerazuba i Rusizi. Hanyuma aha ni korali iri kuhava kugera ku mupaka ukambuka i Bukavu, ni iminota itarenze 5 ukabugeza i Bukavu. Urumva ni korali isa naho iri muri Kongo. Perezida, umuntu ashobora kwibaza ku bijyanye n'iyi korali ubundi ivugabutumwa ryanyu, hari n'ubwo mujya kurikora muri Kongo? Tujyayo nta kibazo, kandi natwe tukakira n'abakongomani. Iyo mwageze mukoresha izihe ndirimbo? Birashoboka ko bamwe na bamwe bumva ikinyarwanda, ariko n'igiswahili turakiririmba. No kuvuga hano igiswahili kirakoreshwa no hakurya ikinyarwanda kigakoreshwa? Nta kibazo. Okay. Ugeze ukaririmba ikinyarwanda barakumva nubwo batakumva cyane, ariko bakumva. Nabo baza baririmba igiswahili mukacyumva? Turacyumva neza. Nabareya ni tayari. Muzi igiswahili? Ngamusuze bari abantu mu giswahili. Jambo sana. Ako konyine. Okay. Hanyuma President, nabonye mwambaye amabaji. Nimwe korali ya mbere ngiye gusura ngasanga mwambaye umwenda w'akazi, igikoresho cy'akazi. Yego. Ubundi iyo baji isobanuye iki kuri korali Israel? Iyi ni ikarita y'umuririmbyi. Bisobanura ngo twebwe twabigize akazi. Ni ukuvuga mwebwe muri mu twabigize umwuga rwose. Ni umuririmbyi, ni ikarita y'umuririmbyi w'umunyarwanda ariko ukorera muri ADPR, kuko urabona ko hariho idarapo ry'u Rwanda, hakaba hariho n'ikirango cya ADPR. Ni ukuvuga Israel kwa yabanza korali ADPR Kirabyo, Mutongo ni umudugudu. Yego. Ikarita y'umuririmbyi. Yego. Ntirenganya Samuel. Wow. No kuvuga ngo iyi niyo karita y'akazi nk'umuririmbyi. Yes. Okay. Mwiha amashyi no mwihariko. Umuntu ashobora kwibaza, umuntu ushobora kubakenera abashatse ngo mujye kuvuga ubutumwa iwabo, birasaba iki? Nta kindi bisaba uretse kunyura mu nzira zisanzwe, no kurwandikira, ndetse bakandikira n'ubuyobozi bwacu bw'itorero, kuko ntitwigenga. No kwandikira ubuyobozi bwacu bw'itorero, none ubuyobozi bwacu bukabitumenyesha, bakaduha uburenganzira tukagenda. Kubabona byose, uburyo muboneka, adresse zanyu, ku muntu ukeneye kubabona, adresse zanyu ni izihe? Wafata nimero za perezida 07 078 8 3 3 8 8 7 7 6 Yego. Birashoboka ko wasubiriramo indi nshuro? Ni 078 8 3 8 8 7 7 Izo ni nimero za perezida. Birashoboka ko banampamagara nagiye muri Kongo ntibambone, ariko na vice perezida nawe abahari. Adamu na Eva wamubakia mpaka nyuma yayo ananianga safi na sisi
nicyo cyatumye Adamu na Eva baguma mu ngobyi ye bataka inyuma yayo Imana Satani yasize icyaha yiyahuye kubera icyaha none nawe tinya icyaha utazazira icyaha none nawe tinya icyaha utazazira icyaha twakire visi perezida. tubahaye ikaze muri iki gitaramo muyobozi. Yego natwe turabishimiye. Namwe mwambaye ikarita y'akazi. Yego rwose murabireba. Ubu sinakwirirwa nakubaza ngo witwa nde? Witwa Habimana Jonas. Rwose uhita wireberaho kuko asiko mutama amashyi kandi namenye izina. Hanyuma ku bantu badukurikiye bashobora kuba babura perezida byumvikane ko ashobora kuba akunda kuba muri Kongo. Wowe ukaba wibera mu Rwanda. Wabaha rero na nimero zawe kugira ngo nibura perezida babe bakubona. Yego murakoze. Ni 078 078 316 316 70 45. Yego mwakongera mugasubiramo rimwe. 078 078 3 16 16 70 45. Yego. Hanyuma ubutumwa ushobora kugenera abantu bari bakuriye iki kiganiro kandi babonye ko Korali Isirayeli ari ubwa mbere cyangwa bakaba barayumvishije bakabagira umugisha wo kubabona muri iki kiganiro, ubutumwa ushobora kubasigira nk'umuyobozi w'iyi korali? Ubutumwa nabasigira ni uko twamaze kumenya ko Yesu ari we soko, twamaze kumenya ko Yesu ari we karuhura w'abantu bose, ababuze uko babigenza bose, cyane ko twakomeje no kubaririmbira indirimbo Imana irashoboye, ishoboye byose. Nkaba nkangurira rero abo bandi bose baba barabuze uko babigenza bahungira kuri Yesu, ko Yesu ari we buhungiro. Imana ishimwe. Mumuhereza amashyi menshi cyane umuyobozi tumushimira. Hanyuma ngira ngo twakwinjira mu mwanya nanone wo kongera kuririmba, tugahimbaza Imana, tugatarama, tukabyina, tugahanura cyerekeye ibitabarimo byose mu bitange mu izina rya Yesu. Abacuranzi twagiye.
Perezida tujye kuririmba iyihe? Tugiye kuririmba indirimbo y'Igiswahili ivuga ngo Mungu wa mbinguni, sifa zote ni zako. Okay. Gaho tubisobanure mu Kinyarwanda. Mana yo mu ijuru, icyubahiro cyose ni icyawe. Mu ncamake se ubutumwa bukubiyemo n'ubuhe? Hari abantu badukurikira ariko batazi Igiswahili. Ni ukuvuga ngo ubutumwa burimo ni ubuvuga yuko Imana ariyo yo guhabwa icyubahiro. Abandi bose donc tugishyire hasi. Abandi bose abagifite ntawe ugifite nkayo. Icyo dufite cyose ni icyo kuyihereza. Ni ukuvuga twese ibyubahiro byacu chini. Yego. Twavuga mu Giswahili? Yego. Okay. Nanjye ndava nakimenye mu izina rya Yesu. Twagiye. Walipofika ng'ambo wakakuimbia, Yesu wastahili. Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa. Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa. Ulivusha wana wa Israeli bahari ya Shamu, wastahili. Walipofika ng'ambo wakakuimbia, Yesu wastahili. Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa. Mungu umetushindia, Yesu upewe sifa. Nikupe nini Baba? Nikupe nini Yesu? Nikupe nini
nikupe nini Jehova? Nikupe nini Yesu? Tumekupa roho zetu, neema yako yatosha. Nimekupa roho zetu, neema yako yatosha. Haleluya. Wale wenyewe wanashuhudia kama Mungu ni Mwokozi wetu, museme amina. Ulitoa mwana wako wa pekee juu yetu, akasulubishwa msalabani kwa ajili yetu. Yesu hakufanya dhambi, hayo yote alifanyika kusudi tuokolewe. Yesu hakufanya dhambi, hayo yote alifanyika kusudi tuokolewe. Ulitoa mwana wako wa pekee juu yetu, akasulubishwa msalabani kwa ajili yetu. Yesu hakufanya dhambi, hayo yote alifanyika kusudi tuokolewe. Yesu hakufanya dhambi, hayo yote alifanyika kusudi tuokolewe. Nikupe nini? Nikupe nini? Nikupe nini Yesu? Oh, nikupe nini? Nikupe nini Masia? Nikupe nini Yesu? Kweli sisi wote Tumekupa roho zetu, neema yako yatosha. Tumekupa roho zetu, neema yako yatosha. nikupe nini? Nikupe nini? Nikupe nini Yesu? Sisi tukupe nini? Tukupe nini Baba? Nikupe nini Yesu? Tumekupa roho zetu, neema yako yatosha. 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 Yes, nyuma yo kumva indirimbo nziza iri mu rurimi rw'igiswahili, reka twakire umutoza w'iyi korali agire byinshi dushobora kugenda agira n'ubutumwa bwinshi ashobora gutanga. Twakire umuyobozi wacu ushinzwe indirimbo nyaboneka. Bose ndimo ndabavuga amazina. Yitwa Twagirayezu Joel. Ntacyo bibabwiye. Hanyuma ku bijyanye n'imiririmbire, sinzi uburyo muhagaze mu miririmbire, cyane cyane twagiye tubabona ariko muhagaze mute nyine nk'umuntu ushobora kuba yacitsweho gatoya. Ni gute bamwereka ishusho ijyanye n'imiririmbire muri korali Israel? Umuntu ushobora kuba nyine yacitswe, donc akaba hari tumwe na tumwe yacitswe. Ikindi ntabwo indirimbo zose twaziririmbye za korali Israel. Ishusho nyirizina y'imiririmbire muri korali ihagaze gute nk'umuntu ubishinzwe? Murakoze cyane, koko mwabivuze. Nitwa Twagirayezu Joel, ni umutoza w'iyi korali mubona. Maze imyaka 5 ntoza iyi korali. Sawa rero, ku bantu tutatangiranye,
mwacitswe ariko mwihangane, ariko ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere. Korali yanjye ntoza uyu mwanya ihagaze ku rugero tari hasi, turimo tugenda tujya hejuru mu miririmbire. Rero ndashimira abaririmbyi kubera ko bitabira mu repetisiyo. mube muretse abaririmbyi kubashimira, ni ngende bashimira. Okay. Yego. Ari nayo mpamvu mwabibonye, abari tureba mwabibonye, ibintu byari byiza, byari sawa rwose, byari sawa. Ariko kugira ngo dusoze, hari akaririmbo keza. iyo yitwa indirimbo, nta karirimbo kabaho. Sorry. Ni indirimbo bitewe n'uko abantu benshi muri iyi minsi bari mu biyobyabwenge. Yego. Kandi murabizi ko umuntu wagiye mu biyobyabwenge ntashobora gukora Imana ngo bikunde. Iyi nta bwenge bafite, nta bwenge buba bwagiye. Ari kugira ngo rero itorero rikomere, twahisemo guhimba indirimbo yo kwamagana ibiyobyabwenge. Yego. Kugira ngo n'ukibirimo abivemo, yego, aze dukore uyu murimo w'Imana. Iyi ndirimbo rero ntabwo nirwa nyivugaho byinshi, reka ahubwo turirimbe kugira ngo abadukurikiye, nimba nta kindi muri butubaze wenda kikubaza. Reka mengarukira. Ariko umuntu ashobora kwibaza impamvu nyirizina mwahise mutekereza kuri iyi ndirimbo. Byaba ari uko muturanye nabyo hari hakurya ndimo ndareba ahantu biba, kuko batubwira ko muri Kongo byuzuyeyo, hari ndimo ndareba. Yaba ariyo mpamvu wenda akaba ariho aricyo cyatumye mugira inspiration yo gukora iyo ndirimbo. Nabyo birimo kuko bituruka hakurya. Donc mwe mwahisemo muvuga ati reka tubikumire ngo tubyamagane, nk'uko na leta yacu y'ubumwe y'u Rwanda ibidusaba, ndetse n'itorero ryacu tukaba tutabyemera. Niyo mpamvu twahisemo kuyihimba kugira ngo tubyamagane. Donc mwebwe muhagarare ku mupaka mubyamagane. Kugira ngo tubyamagane, tuzagire ejo heza itorero ryacu, tere igihugu cyacu gitera imbere, kuko nta muntu unywa ibiyobyabwenge ushobora guteza imbere igihugu. Tayari ubwenge buba bwayobye. Niyo mpamvu yabiteye uko nyine niko kuri. ngira ngo byumvikane, yaba abajya mu biyobyabwenge, yaba nyine ababyijandikamo, hari ababikoresha, hari n'abashinzwe kuyibazanira. Donc babivana muri Kongo babyambutse. Turabakumiriye mu izina rya Yesu. Kristo.
tugana ku musozo reka tubashimire mwakoze cyane korali Israel, Imana ibahereze umugisha. Ariko sinasoza kandi twasanze umuyobozi ahangaha ashobora kuba afite ikiri ku mutima we nawe ashobora kubwira abanyarwanda n'abatuye isi. Ni karibu umuyobozi. Imana ibahereze umugisha. Amen. Kuba mwemeye kwitabira mukaza mukava kinganiriya mukaza hano harimo n'umuhamagaro, ni akazi mukora ariko mwanahamagariwe, harimo no gukorera Imana. Imana ibahereze rero umugisha. Munyemerere bano bantu tubarambureho ibiganza. Imana ibahereze iki? Imigisha myinshi. Noneho rero ubutumwa twageza ku badukurikiye, icya mbere ni ijambo ryitwa tinya icyaha. Tinya icyaha. Gutinya icyaha. Irindi jambo rya kabiri ni ijambo rigenda rigaragara mu ndirimbo nyine twaririmbye, indirimbo ivuga ngo Imana niyo ishoboye ibyananiye abana b'abantu. Uburwayi budakira, ubukene bwagiye buba karande ku bantu, nibumve yuko Yesu agize ute? Abishoboye. Irindi jambo rya kabiri dukangurira urubyiruko. Urabona ko iyi korali irimo urubyiruko, nk'uko umutoza arangije kubivuga. Twaririmbye ku ndirimbo ivuga ngo mwirinde ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge, umuntu wanyweye ikiyobyabwenge ntiyashobora gusenga. Umuntu wanyoye ikiyobyabwenge ntiyashobora gukorera urugo. Umuntu wanyoye ikiyobyabwenge ntacyo yamarira igihugu. Niyo mpamvu muri buze kumva mu ndirimbo turirimba ivuga ngo mwirinde ibiyobyabwenge kugira ngo tube abantu bazima bafite ubuzima buzira umuze. Ubwo rero turifuza yuko abanyarwanda bahindukira bakareka icyaha kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru butazongera gutandukana. Imana ibahereze umugisha. Amen. Arakoze cyane umuyobozi wa korali Israel. Mwakoze cyane ubuyobozi bw'umudugudu mubarizwaho ndetse na paruwasi, by'umwihariko akarere ka Rusizi. Nabo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kuba bashyigikira umurimo w'Imana. Amen. Reka dushimira abantu bose bari badukurikiranye, wowe watangiranye natwe mu kiganiro ukabusozanyije natwe. Imana iguhe umugisha kandi twishimira kuba mwebwe mudukurikira kuko duhari ku bwanyu. Reka dushimire ubuyobozi bwa BTN, televiziyo nziza yemeye ko ubutumwa bwiza bushobora gutambuka. Hanyuma tunanarika mwese abakristo, umuntu wese wari umukristo ukunda Imana akanga icyaha azaze ashigikire muri ibi biganiro kuko biremewe. Abashyigikira ikiganiro, kugishyigikira bihwanye no gushyigikira umurimo w'Imana. Kandi ntabwo tukubwira ngo uzana amafaranga gusa. Amen. Ahubwo iyo ushyigikiye ibikorwa byawe bicamo tukabimenyekanisha. Za business mukura muri Kongo, za Zose mukazana tukabimenyekanisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bihwanye no gukorera umugisha. Reka dushimire rero ubuyobozi bwa BTN, abatekinisiye bose baba bifatanyije natwe muri iki kiganiro, yaba Jeff ndetse na Irene. Reka dushimire by'umwihariko Clavis udufasha mu buryo bwo gutunganya aya mashusho, nawe tumushimire cyane. Mwabonye uburyo abayitanze baba bitanze kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Kuva i Kigali kugera i Rusizi ntabwo biba byoroshye, ariko nawe Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumushyigikira muri byose. Naha dusoreje rero tubashimire, ubundi Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Bye bye. Reka dusezere aba bantu.